这真的让你变成熟了。我只是想替死去的人讨一个公道，博一个太平。uzarwanya ikibi nzamushyigikira ahako uzakora ikibi nzamurwanya ubugoryi reka havuga inkota dore inkota hano dore inkota uko imeze nyagasani mani tira urwubatse hasi soza ni yanyuma the smiling proud wanderer inkota辟邪剑谱葵花宝典和辟邪剑谱 kumbe sha burya ibyo byose niko byagenzwe iyi bayita banzu ya kate burya sunfly manual na evil resisting sword art 上下部 ni chapitre zagombaga kugendana 你要小心 ugomba kwitonda sibyo witonda ukabyara ni ka beautiful day okay witonde witonde dafang kick piranga dafang Murizian yeah in episode final akabagaca hakurya bagabo yaramukom uretse genda gati tera inshinge karaga Murizian vayo dofanga mubaya cyane kumbe hanze abanani bakamejeje abanani bakamejeje yeah za ping bamurya ikigari wewe buje nta mikino tujyemo nani gutabara nugukubita bavanze 看来 bisa nkaho 我高估你们了。 naguciye amazi sha 令狐大侠， lingihu turaje basigaye bamwita ngo ni mighty lingihu kabasha kabasha yabonye backup turahari twese bineko 东方不败 dofanga bubai 出尽了 ugiye gupfa 就凭你们， mwebwe mwenyine koko mwebwe gusa mubi cyane mwebwe mwenyine match yari taratangira baramukoma buje hasi match yari taratangira raka the fuck abuta hakurya nemura utuntu toto buretse utica abantu ariko akana ko baragakoma basigara mu kibuga raka ndabafilime gerarca buretse the fuck bagabo kick baramukoma ningi uba mutahakurya ndacyahari wana ndacyahari parikaricyo wino yaramurebye aramubara neza iki kigabora dofang girarcya rimwe buretse babi cyane
kigabo kirakubita genda gake cyarasatura umwana atangira kumubara umwana aramwiga neza kivayo kiramukoma urotse raka babaje kiratibika ye wakomeretse oya komba Pukabuje kigabo ni kibi cyane rafang Bubai urapfuye wowe fitsi oh iracha fa mu nzira igira yo bataguha ntumbaze sasa cyonga ngo yabonye umugabo afite ikihe kibazo cyonga ameze nk'aho atari kukirwanya bagisohora hanze bagisohoye hanze aha filibira dufanga Bubai episode ni finale moto yanjye nta maraso iranywa kweli moto yanjye nta maraso iranywa kweli nataka maraso nkeneye amaraso baramukoma dufanga sasa bisa nk'aho bari kumwihorera babishaka 所找的葬身之地 akose komona wagira ngo ntacyo mushaka wakubiswe 我身负葵花宝典吸星大法辟邪剑谱3 ibaza ariko nitoje sasa afite imirwanire ihambaye cyane muri we yitoje inaji 大奇功 observing practice yitoza sunflower manwa anitoza evil resisting sword art ni imirwanire itatu ihambaye cyane 天之下有谁是 ubaka kanya nudakorwa uwa mbere ku isi uwa mbere ku isi abanga abantu mbaze ngo bafite iki mu rwanga amazimwe baramusananira murakeka mwahora yinshi raka the smiling proud one episode ni finale dema film in episode ya nyuma raka baramukomye uyu nguyu nibyo birimo kigabo uretse lingi barakomana uretse genda gake kiramuseka uyu nguyu kumva uko bari aho uyu ari hafi mu gisagara Lani Fanghua bakeneye kwihora barapesanya yarangije ni ngewe utahiwe kirarya mayo dimwe kajugunya hakurya ninyo naye bamutaye mu manga ndebere nawe uraza cyonga Lazaringiho nawe yamanutse mu mangu ndebere nawe Filimira mukobwa yamuteye ibyuma bibiri ise ko kiburi wese ashaka umwanzi nanjye irimbukiro ry'umubi rihora iteka ribaza mu maso yawe se urabona ameze nkaho ndi urutozi rutambuka
kuri wowe impfu z'abantu zibona nkaho ntacyo zimaze 也都七十， ntujya uva ku bintu 令狐冲还不是死了？ none se n'ubundi ko mpangaye nk'ubu birangiye n'ubundi apfuye niba nyine washaka gutabara n'ubundi bitanze iki ko mpfuye nawe akagenda 还能掀起多大？ ubundi wowe usigaye muri iyi si wenyine ringihu n'ubundi yapfuye koko se nayo nsigaye muri iyi si njyenyine filime iraha cyaragakomye kigabo ni ikigome umukobwa yari yabivuze uko byagenda kose nta wundi muntu azafata nk'umugabo we buri wese agira impamvu ze zo kubaho nanjye kandi impamvu yanjye niyo kujyana nawe ikuzimu tangira kwibuka reba hano ibyo dukunda ni bimwe ngaho nawe rya utu nanjye ndadukunda gerageza n'ubundi ikigaragara cyo nuko agomba kuba umuryango wanjye arangije birarya ndagumana nawe rega tugomba gupfana uko byagenda kose ndibuka kuva kwitangira mutabara inshuro zirenga 10 nge nawe Elidalani hana mutabara cyajye banakora 换血大法果然神奇， money blood changing practice 大伟大的东方无影。 anamushimira ati sinzabona uko nkwitura 我把五毒教教主之位给你，你带领五毒教打开江湖新局。 buri kimwe cyose cyabaye yatangiye kukibuka anavuga ati nubwo rega mwanzanye hano 金东方大爷对 ibintu bijyanye no kuba 实在不敢提及了， nawe umugabo wawe wapi ntago bikunda 心中也有牵挂。 umutima wanjye cyangwa kubanza kurimbura ikibi 东方不敢， rero ntago umutima wanjye ugomba kugiramo weak point 我害怕你。 ikintu cyinshi intege 你今日不愿意娶我， nimba udashaka gushyingiranwa nanjye ntacyo bintwaye 总有一天， gusa umunsi umwe 等你大业功成， nusoza misiyo yawe 知道我的好， nibwo uzasobanukirwa uburyo ki ndi mwiza byose banyuranyemo arabyibuka n'umunsi wa nyuma kaburira mu mazi uyafashe cyane dynamite barituritsa ati n'ubundi uruwanjye wo kugira ngo tuzabane mpaka mu rupfu tugende dupfe aho nzaja niho uzaja bidatinze hakuno mu banani habayeho kwimikwa ntago noza n'ihenge yabaho idafite umuyobozi nimba wari umuyobozi yapfuye bagomba kwimika undi muyobozi Ringihu ibyo ntago byagenze neza Kayilini niko kagiye kuba kayobozi papara fata umwambaro wa abesi fata tukwambika umwambaro wa abesi bedisi buke buje nawe yabaye mu monkoko arabyemera arabyubahiriza mama araha nyogokuru utavuga ngo ni nyogokuru utavuga gusa mwibuke Ringihu yabasigiye inkota aba bakobwa bazi icyo gukora inkota yabuze imyaka n'imyaka yarayibatoje arayibigisha ubu nta kindi uyu nawe hakuno
yanejejwe n'ubuzima bayeho ibyo kuzakomeza abaho nk'umuhehesi reka da uraza tiye reka da ntakiri tiye ubu yabaye buke buje ni buke buje. Bibutsa ko iyi episode finale nkomeza kwibutsa aba DJ kandi namwe mukunda filime ko nta mpamvu yo kuzajya mubura filime aho uri hose. Dusura website yitwa agasobanuyistore.com agasobanuyistore.com ubundi ukureho filime yaba izasohotse buri cyumweru yaba izakera. Nimba hari filime wakunze ukaba warayibuze tera comment wandike ngo nshaka iyi filime tuyiguhe bigende neza. Website yitwa agasobanuyistore.com agasobanuyistore.com website n'ubuntu n'ukudownloadinga nta kindi tukarya show. Imba buri wanyu zikaka ni wacu zikaka tayari ngaye nguko bidatinze tuvuye hakurya barakwereka hano kuri ruhande aruhicaye arimo aracuranga Lady Lan Len Ying Ying umukobwa wa Len Wonjing. Lingi hu twabonye amanuka mu manga ntago tuzi nimba yarapfuye cyangwa se yararokotse cyangwa yarariwe n'inyamanzwa zo mu ishyamba nta wamenya. Yatangiye kwibuka ukuntu yajya agacuranga bari kumwe. Kirere cyiza 小子的确是不懂，只不过 njyana nziza ibintu n'uburyohe njyana wayikunze ritimi irangaha oya ntago nyene kukubangamira acuranga 真是倒不错。 nimba ibyo uri kuvuga ari byiza kuri ngewe unyifuza ibyiza ni byiza cyane. 姑娘见笑了，姑娘情意甚佳，实在令人羡慕。 uri umunyempano ni gute nakuvuga nabi 你想学琴吗？ ushaka kwiga gukina nawe gucuranga muri make ushaka kwiga muzika nkwigishe yinyigisha arimo arabyibuka. iyi episode finale The Smiling Proud Wanderer uko ari aho ngaho inyuma ye hari uwaje inyuma ye hari uwaje ibinikura ibiniku Kananga ntago yapfuye afata ku mwirongi nawe wibuke uyu muzingo birajyanana umwirongi ndetse n'icyembe yungamo nawe ayiwe mana yarabikoze ndagaruka ni muzima mana yanjye uwo ninde n'umuri kongeramo injyana ngira ryoha koko yarahindukiye rareba ni ka beautiful day this akushe mana wambonye erega ndikagendo nzajya heze ni DJ Gasasu kumbe barakwereka cyagiye yaramanutse kumbe cyaguye mu mazi kigoryi yeah cyaguye mu mazi ntacyo cyabaye mana yanjye uraje ndaje mana njyana we nza kujyana we mana yanjye kundi you away wanna be with you away please take me away yeah ambonye nakubonye ngaho ngwino ndaje sibyo urabikunze kok ni rwa DJ Gasasu episode ni ya nyuma kuri The Smiling Proud Wanderer yeah anamukubise kandi abyemeye ubundi se bitwaye bibutsa ko aka karasoza dutangira kitwa Butterfly Shadow abakunze akitwa Inspiring Generation abakunze akitwa Infernal Affairs mugakunda akitwa Arrows on the Bowstring cyangwa se akitwa Mystic 9
aka ntimukwiye kugacikwa 它可能残存 barakwereka hano hari amagambo bavuze ndagira ngo muyumve dukomeze twinjira mu musozo 什么是江湖？ ati se isi imirwanire ni iki ubundi 人即是江湖， abantu nibo batuma isi imirwanire ibaho bathorim 恩怨 ubugwaneza 即是江湖， urwango ibyo byose nibyo biba mu isi imirwanire 可能残存着侠 ndetse n'inzozi zidahahise ku ntwari zikiriho 柔情、 kandi 善良、 no kuboneka kwakirana ndetse n'ubugwaneza 梦， ibyo nibyo byose biri muri iyo si imirwanire 终究不过是一场梦， gusa ariko nanone biba bikimeze nk'aho ari inzozi kuko kubigiraho ntabwo biba byoroshye 过眼云烟。 ni nko guturika ko hahise niba ngo byarabaye ariko utazi ngo byabaye ryari 唯一能够长存人心， ikintu kimwe cyonyine gishobora gutuma umutima w'umuntu ugumaho 许就是人心的温暖、 ni ikintu kiba gikwiriye kuba cyahabwa agaciro mu mutima nyine 善良， kandi icyo kintu kikaba kigendana n'ubugwaneza 或许就是人格的 ahari wenda 平凡与伟大。 iyo umuntu afite pozisiyo akwiriye akabasha kubibyaza umusaruro ni hahandi umuntu agira amahoro n'abantu bamukikije bakagira amahoro 或许就是那一曲 wenda 今宵和鸣的 akaba aribwo buryo buzima umuntu yabaho agenda atembera nta rwango nta nyingimira abohotse mu mutima kandi n'abari kumwe bakagira amahoro hari icyo twakwita ngo ni the smiling proud wanderer cyangwa se aricyo gisobanuro cyo kuba filime yitwaga ngo the smiling proud wanderer hahandi ubayeho wisanzuye nta mwanzi ugira mbese bantu bose bafata kimwe muri make nk'uko Ling Hu yarabayeho abo bitaga ngo n'abanzi bari inshuti ze aho bitaga ko ari inshuti zaba ari abanzi b'abanzi bakaba n'ab'inshuti ze impande zose yari afite abanzi ahantu hose yajyaga afite inshuti afite n'abanzi iyo udafite umwanzi ntabwo ubuzima buryoha ntiwanamenya ku rwango rugenda niyo mpamvu kuba muri iyi si bigomba kuba wigengesereye nicyo bise the smiling proud wanderer bagakubwira ngo iri ni ryo herezo rya filime yacu mwarakoze kutwana natwe mwarakoze kandi kukareba ndabakunda cyane kari agakoresho ka The Great Entertainment ku bufatanye na DJ Gasasu guturuka muri WhatsApp studio Imana barinde ukanya ntimucikwe nakitwa Butterfly Shadow reka nkabasigiremo murebe terera nduzi kare terera cyangwa se tiza ubundi duhita tugatangira ntanda y'umujinya iwacu nta kuryama nshimira mwese twabanye ndabakunda cyane ciao ciao hasta